Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana igira neza, Imana yacu, Imana ishobora byose. Turayishimye, dufite amashimwe kandi menshi yo kugira neza kw'Imana. Imana yatugiriye neza, yabanye natwe, rero tugomba kwishimira uyu munsi, tukabizirikana, tugashima Imana ko yabanye natwe. Tunabashimira namwe abagiye babana natwe uyu mwaka wose. Imana yarakoze, Imana yarakoze, Imana yarakoze, yarakoze kubana natwe, yarakoze kuturinda, yarakoze kuba hagati y'abantu bayo, y'abayishaka, y'abayambaza. Rero Imana yo mu ijuru ni ishimwe, ndayishimiye. Naje numva afite ishimwe mu mutima, ntekereza uburinzi bw'Imana, ntekereza ineza yayo. Muririmbyi hari indirimbo ivuga ngo Mwami waraturinze, ngo nubwo twahuye n'ibigeragezo n'imiraba byo mu isi, isi igira ibigeragezo, isi igira imiraba. Uyu muririmbyi aravuga ngo ariko wagaragaje kunesha kwawe. Imana yarakurinze, nawe ndabizi neza, nanjye irandinda, twebwe tugihumeka umwuka w'abazima. Imana yaraturinze nubwo twahuye n'imiraba, imiraba ntabwo yabura, tukiri ku isi tuba dufashe intera mu ntambara, ariko Imana yaraturinze, Imana yarahabaye, Imana yabanye natwe, Imana yabaye mu itorero, Imana yabaye mu gihugu cyacu, Imana yabanye n'abashumba, Imana yabanye n'abakirisitu, Imana yabanye n'abayobozi batuyobora mu gihugu, Imana yabaye hagati muri twe, ntacyo tuyishinja. Imana yagize neza, Imana yarakoze. Unyemerere ntuze kubura ishimwe mu mutima. Genda ntushobora, wenda nta mwanya ufite wo guhagarara mu iteraniro rigari, ariko ubwire Satani uti ukozwe n'isoni, kuko mu mutima wanjye nta maganya arimo. Byayagutera biba bihari, ariko nanone tuzirikana ko Imana yabanye natwe. Hari abageze ahacecekerwa, batagihumeka umwuka w'abazima, ariko wowe nanjye tugihumeka umwuka w'abazima, turabishimira Imana. Kandi ntugire ngo icyo yaturindiye ni ikindi, ni ukugira ngo tubwire abantu ineza yayo, tubwire abantu gukora kw'Imana, tubwire abantu ko Imana igira neza. Bityo rero niyo mpamvu ngira ngo nawe utekereze guhera none, cyangwa se ukomeze wiyibutse ineza y'Imana. Imana yarakoze, Imana yaraturinze, yaturindiye abana, yarinze imiryango yacu, yarinze itorero, yarinze igihugu. Imana yarakoze, mbese turayishimiye ibyumve mu gihugu cyo mu ijuru. Turayishimiye namwe ababanye natwe uyu mwaka wose. Imana ibaha umugisha, mwaradusengeye, mwaradushyigikiye, tubasha kuboneka. Ibintu byose mwakoze, ndabizi ko aho muri hirya no hino muri kutwumva. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Amezi 12 ni menshi umuntu aboneka imbere y'Imana, avuga Imana, kandi ntabwo umuntu yabishobora adafite umufata amaboko. Ariko mwarakoze, Data wa twese ajya abaha umugisha. Mwarakoze gukurikira ijambo ry'Imana, mwarakoze kwihanganira ibibagerageza, mwarakoze kuyikomezaho. Imana Data nihabwe icyubahiro. Rero mbifurije umwaka mushya muhire, mbifurije kuzakomeza kubana n'Imana, mbifurije kuzagirirwa neza n'Imana, ikabakura mu bwiza ibashyira mu bundi. Muyikomezeho, ibyo itakoze izabikora, ibyo itakoze izabikora. Muyikomezeho, muyigundire, muyikomeze, ntimuyirekure. Niyo yonyine yo kwizerwa. Ntugire ahandi hantu ureba, urebe mu ijuru. Maso yawe akomeza ahanga amaso umusaraba, nta kintu uzayiburana. Uri Imana yacu rero ni Imana nziza. Ntimugire ubwoba, mwizere Imana,
Yesu niko yavuze ngo kandi nanjye munyizere, nimukomeze nimucike intege. Ndabifuriza kuzarangiza umwaka amahoro, ndabifuriza kuzasoza umwaka neza, mufite ibyishimo byo mutabonye mu kwa mbere izabibahe muri iyi minsi isigaye, kuko ijambo ryayo riravuga ngo ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Niko Pawulo yavuze ngo nk'uko imbaraga zayo zingana izidukoreramo. Rero ndashimira Imana, numvaga mfite ishimwe ngomba gutambutsa ryo kwishimira. Maso yanjye aracyabona, amatwi yanjye aracyumva, amaguru yanjye aracyagenda. Ibyo ni ibintu byo gushimira, ntabwo ari ibisanzwe. Impanuka zabaye nyinshi, impfu zaragwiriye, ariko ahari wowe nanjye icyatumye Imana idusiga ni ukugira ngo dutunganye ibidatunganye, ni ukugira ngo twisubireho, ni ukugira ngo twitekerezeho, ni ukugira ngo dutekerereze abantu ineza y'Imana, ni ukugira ngo tuvuge Imana, tuvuge imirimo yayo. Ntugire ngo Imana igusigiye kugira ngo wubake amazu meza, wambare neza, ugaburire abana, bigishe neza. Ibyo nabyo ugomba kubikora kuko ni inshingano zawe, ariko igusigiye, ikurindiye se kugira ngo uzabwire abantu ineza yayo, uzatekerereza abantu amaboko y'Imana, uzayivuge, uzageraho abandi batageze, abakubanjirije. Utangire wirememo kumva uri umunyamumaro, kumva hari icyo wakora imbere y'Imana. Utangire wirememo kumva hari aho wagera utabashije kugera. Wumve utekereze, ntupfe kubaho gutyo gusa, ntupfe kuvuga ngo ubuse ngo ni ibyo nyine. Oya, ntiwirwaneho wenyine, ahubwo ubereho abandi, uba umukozi w'abandi, uba umugaragu w'abandi, ugirire ishyaka abandi, bityo Imana izakuzamura. Mu mwaka wa 2025 ni umwaka wo kwaguka, ni umwaka wo guhura n'Imana, ni umwaka wo kuzagera aho utageze, ni umwaka wo kuzakira ibyo utabashije kwakira. Ndakwinginze ubitekerezeho, wumve yuko Imana yakurindiye kugira ngo uzayikorere kurusha ukuntu wayikoreye. Uzakiranuke, uzubaha Imana, uzarahamye, uzagire guhamya mu mutima wawe inzira z'igisiyoni. Imana rero ikugirire neza. Nabifurizaga umwaka mushya muhire, muzawubemo mukorera Imana. Imana yo mu ijuru ibagire neza. Reka rero twinjire mu ijambo ry'Imana. Reka turi kumwe n'umushumba wacu abasuhuze, Pasiteri Serugendo Dismas, turi kumwe, hanyuma abasuhuze, hanyuma tujye mu ijambo ry'Imana. Turasanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 11 niho duhera. Hanyuma karibu usuhuze iteraniro. Turabashubuje igitondo cyiza, Imana ibagirire neza. Reka tusengere ijambo tugiye kumva. Mana urakoze kuko uruwera kandi urakiranuka. Wagaragaje kunesha kwawe, wagaragaje kuboko kwawe, uraturinda uyu mwaka wose. Nimba twageze uyu munsi ni kubw'urukundo rwawe Mwami. Niyo mpamvu turacyakomeza kugushima no kwizera ijambo ryawe. Tugiye kuryumva hano ryezo ritunganye, mukozi wo mwezo mutunganye, mukawera muyobore, kirero kiezo gitunganye, icyo twirukanye n'imbaraga za Satani. Tusenge abantu bose bagiye gutega amatwi kumva ijambo ryawe, ubuzuza imbaraga yo kuryakira kandi ribagira umumaro ku uyu mwaka mushya tugiye gutangira. Urakoze Mwami kandi udufashe mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaha umugisha. Mureke turebe Luka igice cyaho ni icya mbere umurongo ni uwa 11 turagira ku wa 17. Reka tuasome Luka igice cya mbere. Mutwe w'ijambo ratubwira marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana.
marayika ahanurira Zakariya ko azabyara Yohana. Murongo wa 11. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Maze marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Igicaniro cy'imibavu. 11. 12. Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba. Ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu. Uzamwite Yohana. Azakubera umunezero n'ibyishimo kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Kuko azaba mukuru imbere y'umwami Imana. Ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose. Kandi azuzuzwa umwuka wera uhereye akiva mu nda ya nyina. Benshi mu Bisirayeli azabahindurira ku mwami Imana yabo. Azabahindurira ku mwami Imana yabo. Murongo wa 17. Azagenderera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya. Asanganye imitima yabase n'iyabana n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bwatunganyirijwe umwami Imana. Kugira ngo ategure ubwoko bwatunganirijwe umwami Imana. Yavugaga Yohana, umwana Zakariya azabyara yabwirwaga. Twari turi mu cyumweru cyo kwizihiza Noheli, kandi Noheli ryari ivuka rya Kristo. Aba n'abana bavutse Imana yavuze. Bavutse Imana yabavuzeho, yabatinzeho, yabatekerejeho. Zakariya nawe Bibiliya ivuga ko ari umutambyi, ariko ngo w'inyangamugayo we n'umugore we Elizabeti. Bari abakozi b'Imana, bakoreraga Imana umurimo mu rusengero n'ahandi hirya no hino. Bari abantu bakorera Imana nk'uko mujya mubona abakozi b'Imana nk'uko mutwumva. Ariko rero ngo bari n'inyangamugayo. Rubanda rwarabahamirizaga n'ijuru rikabahamya. Bakavuga ngo ni inyangamugayo, n'abantu bubaha Imana bakubaha n'abantu. Bari abantu b'indakemwa, bari abantu bazima, bari abantu bubahaga Imana. Imana itugirire neza. Nazanye ijambo rivuga ngo kubera amaso isezerano. Kubera amaso isezerano. Isezerano baribera amaso. Isezerano baribera amaso.
isezerano Imana yagusezeranije unyemerere uribere maso, baribera maso kugira ngo rizasohore, nuko uribera maso kugira ngo isezerano Imana yaguhaye ntago urambirwa, ntago ucika intege, ntago uvuga ngo imyaka 3 irashize, ntago bari 5 ngo ubireke. Oya, ahubwo urakomeza ukaba maso. Hari indirimbo bajyaga baririmba ngo umuntu wahawe isezerano ni Uwiteka Imana, ngo komera ushikame kandi wizere, ngo nubwo bikomeye ngo izabisohoza. Abahanuye ko Yesu azavuka barabihanuye, ariko bimara igihe bisohora bamwe batakiriho. Isezerano bararitegereza, isezerano baribera maso, isezerano riranarinda, rikarinda umuntu ntacyo waba. Niyo hazi icyorezo kiragusiga kubera isezerano. Isezerano rirakurinda, rigira aba bodyguard, rirarinda, rigira abazamu, rigira aba security. Isezerano rirarinda. Warwara indwara ikakuzengereza ariko ukabona uvuye kwa muganga ukize. Buriya ntugire ngo hari aba barapfuye iburyo bwawe n'ibumoso, ariko we warinzwe n'iki Imana yavuze kitarasohora, itarasohoza. Yo yakikubwiye igishakira inzira ikagisohoza. Rero wowe icyo ukora niki? Ubera amaso isezerano, uritwararika, ubinyangamugayo, wanga icyaha. Uyu mugabo n'umugore we Bibiliya ivuga ko bari inyangamugayo, bubahaga Imana, barayikoreraga. Igihe bashakanye ari abantu beza, bubaha Imana, barabana, barakomeza barayubaha, baba mu byayo, baba mu murimo wayo. Abo bashakiye rimwe barabyara, barongera bakurikizaho, ariko Zakariya n'umugore ntibabona umwana. Ngo rubanda rurabafasha, abantu barabafasha, abakristo barabafasha, barabasengera, itorero rirabasengera, nabo barisengera, baguma no mu murimo w'Imana. Barategereza, barinda isezerano ry'Imana yabahaye. Imana itugirire neza. Aha rero abantu bajya bagwa mu masezerano, akavuga ati igihe yansezeranije se umwaka nturangiye, henga nigire mu byanjye. Ubu hari umuntu uri kugambirira ngo genda bivamo aho bukera, dore umwaka urashize tugeze mu kwa 12. Nyamara twinjira muri uyu mwaka Imana yari yambwiye ko uyu mwaka izangirira neza. None se ntiyakugiriye neza? Uza bapfuye mu ngana, uza batambutse. Tekereza impanuka zabayeho, tekereza inzu zaguye ku bantu, tekereza abantu batwawe n'umwuzure, tekereza abantu bishwe amarabira, amabandi, abagizi ba nabi. Wowe se kuki wasigaye? Tekereza byinshi, none ukabanga Imana ntiyakugiriye neza, ngo reka mbivemo, reka nicira aha, reka nishyingire, reka nkore ibi. Ariko dufite abantu batubanjirije, bagiye bubaha Imana, kandi Imana ikabagarukaho, Imana ikabagirira neza. Rero narije kukubwira ngo isezerano baribera amaso, baribera amaso. Nutanaribera amaso ukavuga uti nabaye maso, kuko uyu mwaka nta byaha nigeze nijandikamo, mba narariye ruswa ariko narayiretse, mba narakoze ibi ariko narabiretse, noneho ugashaka kuvuga ngo noneho reka nirekure. Ntukirekure, uri umuntu w'Imana. Ntukirekurire mu byaha, ntukirekurire mu bugome, ntukirekurire mu busambanyi, ntukirekurire mu businzi.
ntukarye ku kizira icyo waziririje ku bwa Kristo ntukagisubireho. Guma uko wahamagawe, rinda isezerano Imana yagusezeranije, wiyibarire iminsi. Natangaye nta na hamwe Bibiliya yanyeretse ko Zakariya yaretse umurimo w'Imana. Kandi niba ari ikigeragezo cyari kimubabaje cyari cyuko atagira umwana, nawe ubitekerezeho. Niba ari ikintu cyari kimugoye, ni ikintu cyo kwitwa ko nta mwana agira. Byari bimuruhije, byari bimugoye, ariko Imana Data izirikana, ikazirikana umuntu wayo, ikazirikana umuntu wayikoreye, ikazirikana umuntu wabanye nawe. Bibiliya yatubwiye ijambo ryiza, umurongo wa 11 havuze ngo maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro. Iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Zakariya amubonye aratinya. Zakariya amubonye aratinya. Ntago yakekaga yuko hari imvugo y'Imana ari buhure nayo. Byaramutunguye. Imana igira surprise ku bantu bayubaha. Umukobwa wikomeje igimukubitira surprise, akabona amasezerano araje bugubugu, kabona huye n'Imana. Nzi umukobwa jewe niboneye ubwanjye hubahaga Imana, ariko yarageze mu myaka abantu benshi bavuga ngo arakuze, buri wese yabibona akabivugaho, ariko aravuga ngo ibyo ari byo byose ntago nziyanduza, nzakomeza mbane n'Imana, niyo yampamagaye nta kinaniye. Yari yaramenye ko mu maboko y'Imana habamo byose. Mu minsi mikuru nk'iyi ajya kwigurira soda kuri butike, ahahurira n'umuntu. Kugeza uyu munsi niwe waje kuba umugabo we, niwe babana. Inzira yabaye ndende, ariko yari mu Imana, yari yiturije. Yari yavuze ngo Imana ibyo nkeneye byose biri mu maboko yayo, nta handi byaturuka. Ntago yigeze yirwanirira, ndamuzi. Ntiyigeze yumva amagambo y'abantu, nta nama zo ku ruhande yagiyemwo, ahubwo yarinze isezerano. Isezerano bararirinda, baririnda bubaha Imana, baririnda basenga, begera Imana, biyiriza ubusa, bari mu murimo w'Imana, bashyigikira umurimo w'Imana. Isezerano ririndirwa mu nzu y'Imana. Nujya inyuma y'inzu y'Imana ntaryo uzabona, usitana azakugerageza. Nucika mu rusengero uzacika intege, nubivamo rizapfapfana, ariko urakomeza ukabibamo, ukabyitondamo, ukihangana, ukikomeza, ugacecekesha amajwi. Iyo udacecekesheje amajwi aguca intege, ubivamo, urananirwa, ugateshuka. Kandi iyo umennye amavuta kongera kubona andi biragora. Iyo utakaje igihe cyawe, iyo ugipfushije ubusa, ubuhombye ibintu bikomeye. Zakariya yikomeje ku Mana, abera amaso isezerano n'umugore we Elizabeti. Bakorera Imana, barabasengera, barisengera. Kandi biravuze ngo bari muri zabukuru, bari bakuze, bari bashaje, babisaziyemwo, ariko barikomeza. Ujye wikomeza ku Mana, ujye uyikomezaho. Tugiye kwinjira mu mwaka 2025. Nudafata ingamba z'ukuntu uzabana n'Imana, uzagwa, uzabivamo, uzabanyamugirya nino, ntacyo uzageraho. Ariko fata ingamba, isubireho.
ejo bundi nasomye ijambo numva natangaye muri Luka mu bice 12. Bibiri iravuga ngo ukomeje ugasoma icyo gice ngo mbese muri mwe hari wakwiyongeraho na mukoro n'umwe ngo kubera ko yiganyiriye, kubera ko yaganye akarira akiganyira akivumbura akanga gusenga akanga kurya akanga kwiyiriza akanga kubana n'abantu b'Imana. Bibiri irabaza ngo mbese hari icyo yakwiyongeraho? Yesu yarababwiye ngo none se ngo niba Imana ngo itunga yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ntimukiganyire ngo mutekereze ibyo muzarya, ngo mutekereze ibyo muzambara, ngo mbese imyambaro ngo ntiruta ubugingo, ngo ibyo kurya ngo umubiri nturuta ibiryo. Numvise ari amagambo akomeye kandi nibyo bidutera kwiganyira. Nzarya ikiwe muri bonane ugahagarika umutima ukarara wimyoza wigorora, ariko se iyakurinze mu kwezi kwa mbere ubwo koko yakurinze ukagera muri uku kwezi kwa 12 umwaka wose amezi 12 wajya ureka kubura ubwenge ko Bibiri ivuga ngo nitubura ubwenge izatureka? Wajya ureka guteshuka, wajya ureka kuva mu buntu bw'Imana ukagenda umuntu akaguha nohera akagusambanya, umuntu akaguha nohera akagukoresha ibyaha? Ko sibyo bimaze iki? Akakugurira umwenda, akakugurira ukweta, akakugurira ishakoshi, usikuri umupfu. Imana yabiguha utarinze ukora icyaha utiyanduje, cyangwa se niyo utabibona ukaguma uko wahamagawe. Imana itugirire neza. Kurinda isezerano, kubera amaso isezerano, kubera amaso isezerano. Isezerano baribera amaso. Uzansure nguhe noheri, uzansure nguhe bonane. Uri umukirisitu, uri umuntu w'Imana, waririnze, ariko kugira ngo nawe uhacane umucyo wambaye neza ugiye gukora icyaha. Uwo ni umwijima, nta mucyo uzabuhacanye, uzabuhacanye umwijima. Uzabumenya amavuta y'igihe cyose wakoreye. Isezerano risubira inyuma. Isezerano rero baribera amaso, baribera amaso, baribera amaso, baribera amaso, baribera amaso bakobwa, baribera amaso mwababyeyi mwe. Uyu mugabo Bibiliya imwita inyangamugayo. Imana ikeneye abantu b'inyangamugayo b'abakobwa, abantu b'ababyeyi, abantu b'abasore, abantu bigira abanyamugiryo nino nta gahunda bafitanye nayo. Kuko iravuga ngo nudashyuha ahubwo ukaba akazuyazi. Akazuyazi ni wa muntu utarabivuyemo kandi utanabirimwo neza, ngo nzakuruka. Dukeneye ko Imana idushyigikira. Mwaka 2025 ni umwaka w'amahoro wo kwakira, wo kubana n'Imana ku bantu babereye maso isezerano, ku bantu babereye maso isezerano. Ni umwaka wo guhozwa amarira barize, wo guhindurirwa amazina biswe. Ni umwaka wo guhura n'Imana. Bera amaso isezerano Imana yagusezeranije. Bera amaso isezerano. Bibiliya tubwiye ngo maze marayika w'Umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo. Amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu. Sakariya amubonye aratinya,
Zakariya amubonye arikanga agira ubwoba, ariko marayika aramubwira ati witinya Zakariya, witinya Mukristo, ntabwo Imana yaguhumuriza utarabereye maso isezerano. Ntabwo Imana yakubwira ngo witinya wijandika wijandura, ahubwo garukira aho ngaho umenye ngo ibyo utabonye muri uyu mwaka Imana izabiguha mu mwaka utaha. Ntabwo ari igisambo, ntabwo ari interenganya, yavuganye nawe niyo kwizerwa. Witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Buriya bya bintu byose twasengeye Imana yarabyumvise. Bya bindi twasenze turi mu rusengero, byo twasenze turi mu ngo zacu, ya masengesho yose twasenze Imana yarayumvise. Imana irumva, Imana irumva, Imana irumva. Witinya Zakariya, wigira ubwoba ngo uzapfa utyo, nta mwana uzabona. Wigira ubwoba ngo ntuzashaka, wigira ubwoba ngo uzahera mu bukene, wigira ubwoba ngo uzaterezwa cyamunara. Oya, witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Imana ni seriye, Imana ni urukundo, Imana irakundana. Imana ni urukundo, niba udakundana ntabwo uri uw'Imana. Imana yo ni urukundo. Imana itugirire neza. Narivuze ngo Imana itugirire neza. Narimbabwiye ngo Imana itugirire neza. Witinya Zakariya, Imana ishimwe. Witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Bya bindi wasengeraga Imana yarabyumvise. Imana yarabyumvise. Bya bindi wasengeye, ya mirimo wakoze myiza, ba bantu wafashije, za mfubyi wagaburiye, babakene wambitse, Imana yarabibonye. Ya maturo, cya cumi cyawe, wa murimo w'Imana wakoze, rwa rusengero wubatse, ya nyubako wazanye mu rusengero, ya korari washyigikiye, rwa rurabyo wateretse mu nzu y'Imana, Imana yarabibonye. Witinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti, ni Elizabeti ntabwo ari icoreke, azakubyarira umuhungu, uzamwite Yohana, azakubera umunezero. Ibintu Imana iduha bitubera umunezero, nta ngaruka bidutera. Ibintu bivuye mu maboko y'Imana bijya bitunezeza. Ibintu bivuye mu maboko ya Data bijya bitunezeza, bijya bitunezeza. Azakubera umunezero n'ibyishimo, kandi benshi bazanezerwa. Kandi benshi bazanezererwa kuvuka kwe. Umunsi uzamubyara abantu benshi bazishima. Ibintu biturutse mu kuboko kw'Imana binezeza abantu benshi, binezeza abantu benshi. Ari abagusengeye, abatagusengeye baranezerwa, kuko biturutse he? Mu kuboko kw'Imana. Kuko azaba mukuru imbere y'Umwami Imana, ntazanywa vino cyangwa igisindisha cyose, kandi
azuzuzwa umwuka wera, azuzuzwa umwuka wera ahereye akivuka, akiva mu nda ya nyina. Umva ni umwana udasanzwe. Ibintu Imana iduha ntabwo biba bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ibintu biturutse mu maboko y'Imana ntabwo ari ibintu bisanzwe. Umwana azuzuzwa umwuka wera akiva mu nda ya nyina. Urumva azaba ari umwana udasanzwe. Benshi mu Bisirayeli azabahindura ku Mana, azabahindurira ku Mana, ku Mwami Imana yabo. Azagendera imbere yayo mu mwuka n'ububasha bwa Eliya, no mu bubasha bya Eliya. Nuko ni umwana uturutse mu biganza by'Imana, uturutse mu kurinda kw'isezerano Zakariya n'umugore we barinze, barihanganye, barategereje. Ni abantu bari barategereje Imana, barayubaha. Ni ukuri, ndakubwiza ukuri, nta muntu wubaha Imana ngo ayitegereze izamukoze isoni, ntibishoboka. Ahubwo wowe uri kwirukanka uko umeze nka muzunga, uri kwirwanira ariko uri kwivuna, uri kwivuna. Ahubwo rero nkugiriye inama yo kugira ngo umwuka wera ari kukunumaho ngo tuza. Reba ukuntu wirukanse uyu mwaka wirwanira, wicira inzira, ubeshya, uguza amafaranga utazishyura. Tegereza, senga Imana. Niba uri mu kibazo, pfuka musenga Imana, wihangane, Imana izakigukuramo. Intege nke wagize ntuzinjirane mu mwaka tugiye kwinjiramo, ndabigusabye, kuko Imana irazirikana, Imana irarinda, Imana irumva, Imana iratekereza ikumva, Imana irareba. Ntiyaguha amaso ngo yo ireke kureba, ntiyaguha amatwi ngo inanirwe kumva, ngo yumve ibyo uyisaba, ntiyaguha amaso ngo inanirwe kureba imirimo yawe. Imirimo wakoze ntuzayicuze. Niba warakoze imirimo myiza, ukomeze ugambirire gukora neza, Imana izaguha ingororano, Imana izabana nawe. Imana ibwira Zakariya ngo uwo mwana azaba ari umunezero, kandi mu byumve ko bari bararambiwe, barategereje, ariko baravuga bati ntacyo, tunyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, twisunze umugabo ukomeye. Ese wowe ujya unyurwa no kubana n'Imana? Cyangwa ubona mugenzi wawe yaguze imodoka nziza ukararurira ngo ariko Mana agiye wampoye iki? Iyo ni isaha ye, cyo ni igihe cye. Ubona mugenzi wawe ashyingiwe ukabaho utari ko abandi bariya ntibanasenga, oya ibyo nibye. Ntukifuze indamu z'undi, wowe shaka iby'Imana ikwihereye, nibyo byiza. Bera amaso isezerano. Bera amaso isezerano. Turasoma rino jambo riri mu Bakorinto ba mbere, niryo tugiye gusengera mu Imana, niryo tugiye gusengera mu Imana, tubifuriza kuzaba amaso, mukabera amaso amasezerano mwahawe, Imana yabasezeranije. Imana yacu ni urukundo. Muririmbyi yaravuze ngo ni seriye, ngo ibana n'abaseriye, ikagendana n'abaseriye. Ahubwo rero wewe tuza ubane n'Imana, uyishake, uyambaze, uyihamagare, izakwitaba. Ibyo ngibyo byo kuvuga ngo Noheli bonane, nezeza umutima w'Imana gusa, kora ibyo Imana ishaka. Nushaka uwo munsi bizabure wajya gunabibona, ntacyo bitwaye. Byo kurya n'ibyinda n'inda n'ibyo kurya. Rero Yesu yaravuze ngo mbese umubiri nturuta imyambaro, ibyo kurya ubugingo ntiburuta ibiryo. Ngo nimukiganyire, ngo ubugingo buruta ibiryo. Wa muntu we wacumuzwa no kurya, ukajya kurya neza ariko ugakora ibyaha, kandi ubugingo buruta ibiryo. Ukajya gusambana,
ngo bakwambike imyenda myiza, kandi imyambaro umubiri uruta imyambaro. Mwizeye mube maso, mukomerere mu byo mwizeye, mukomerere mu gakiza mwahawe, mube abagabo nyabagabo bo guhamya Kristo, mwo kujajaba. Isi izashirana no kwifuza. Muri ibyo yavuze ko nta mahoro yuzuye mu isi, keretse kwa Data niho amahoro asendereye. Umwambaro wambaye uvuye mu buhemu ntacyo wakumarira, ntiwakumara imbeho, ntiwatumuberwa. Ibintu wariye bivuye mu kinyoma ntago byaguhaza. Ibintu wariye bitarimo umubiri umugayo ntacyo bimaze. Nimube maso, mukomerere mu byo mwizeye. Mwizeye Kristo nk'umwami n'umukiza, yaje ku bwawe. Rero ndagira ngo ube maso, ukomerere mu byo wizeye, ube umugabo nyamugabo uhamya Imana, uyishikameho. Imana izakugirira neza. Imana ntabwo izakurekura. Imana ntabwo izatuma useba. Imana ntizatuma umwara. Imana ntizatuma wambara ubusa. Imana ntizatuma uheranwa mu kibazo. Imana izakurengera, yikomezeho. Data wa twese abagirire neza. Dufite Imana ishobora byose. Marayika araza abwira Zakariya, haramwe ngo Zakariya witinya. Zakariya yari agize ubwoba. Haramwe ngo witinya, dore ngo utumweho mugore wawe Elizabeth azabyara umuhungu, ngo kandi azakubera ibyishimo, azakubera umunezero. Ntabwo azaba umusinzi, ntabwo azaba umusambanyi, ntazanywa vino, ntazarya ibisindisha. Imana itanga ibintu byiza biri original. Imana itanga ibintu byiza bitagira ingaruka. Iby'Imana nta ngaru bigira, ariko ibyo Satani yaguhaye bizakubera ingaru. Iby'Imana nta ngaru bigira. Ibintu Imana yaguhaye nta ngaru bigira, keretse ibyavuye kuri Shitani nibyo bijya bigira ingaru. Rero witinya wa mukobwa we, wa mugabo we, wa musore we, wa mubyeyi we, wigira ubwoba. Bera amaso isezerano, wihagarika umutima. Ubu umuntu uri rusororo nta bindi byifuza afite. Niba ariyo yarubashye Imana, igihe cye nikigera azicara iburyo bwa Data. Ariko wowe ukiriho ugihumeka, wakoresheje igihe cyawe neza, wakubashye Imana ugifite uburyo. Umuceri gutandukanye n'Imana, kawunga, urukweto ugera hari ugasitara rugacika. Ikanzu ushobora kwanika ku mugozi bakayikwiba, igitenge bakwiba. Iki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Imana iguhe kubera amaso isezerano. Imana iguhe kubera amaso isezerano. Zakariya yabereye amaso isezerano. Imana imuha umwana w'umuhungu ukunzwe n'abantu, uriho amavuta y'Imana, uzagirira umumaro igihugu n'itorero. Urashaka ibintu bitazagirira umumaro abandi, ugomba kugira isezerano rizasohora, igihugu cyawe kikishima, itorero ryawe rikishima, umuryango wawe ukanezerwa, kubera ko Imana yasohoje iryo sezerano rikagira umumaro. Ikaguha akazi utasambaniye wakageramwo, igihugu kigatera imbere, nturye ruswa, ntuwangize, ntugambane. Hanyuma itorero rikunguka, ugatanga ituru, ugatanga icyacumi, ukambika imfubyi n'abapfakazi. Hanyuma umuryango wawe nawe ugashira inzara n'inyota. Ugomba kubona ibintu biturutse ku Mana, nta ngaru biba bifite, biba bifite umugisha. Benshi mu Bisirayeli bazamunezererwa. Kubera ikisi, kubera ko ari isezerano ry'Imana risohoye. Tugiye kubasengera. Ndabizi ko hari abantu bafite ubwoba. Tugiye kubasengera. Reka dusaba umushumba wacu asenge. Amasaha ari kwihuta, ariko reka asenge. Turagushimiye Mana nguru, urakoze kubw'ubutumwa bwiza tuvuye kumva. Mbere ya byose ubanze utubabarire abakiranutsi kucumuzwa n'isezerano, kutarinda isezerano, kuva mu isezerano nta mpamvu. Utubabarire weza bera, utunganya bera, abakiri mu byaha batashaka kwinjira mu isezerano ryawe, nabo bababarire ubahe agakiza mu izina rya Yesu Kristo,
kandi udukomeze mu isezerano, utuwe kuba maso. Itorero ryawe rikomereze mu isezerano, abakozi bawe bakomereze mu isezerano, rubyiruko rukomereze mu isezerano, kandi uyu mwaka tugiye kwinjiramo utuwe kurinda isezerano, utuwe kwizera isezerano, utuwe kwihanganira ibibazo tuhura nabyo mu isezerano. Uwo tuhagaritse ni Satani, utwereka ko isezerano riratinda, utatuma ko tuhagarara neza. Migambi ye yose turazirukanye, amajwi ye turazirukanye. Mwami, komeza abantu bawe mu isezerano, kura abantu mu isezerano ry'umwijima, ariko winjiza abantu bawe mu mucyo. Bituberera umwaka w'ububyutse, umwaka w'ishaka ryo kugendana nawe no kurinda isezerano. Kiza abarwayi, kiza abantu bose bavuye mu isezerano nta mpamvu. Weze igihugu cyacu, ukomeze isezerano, ukomeze isezerano mu matorero, ukomeze isezerano mu bakozi bawe, ukomeze isezerano mu rubyiruko, ukomeze isezerano bakwizera bose. Uwo twirukanye twavuze ko ari Satani, ibishukanyo bye mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, utwambike imbaraga, tusenge abarwayi bari kwa muganga, bari mu rugo, ababyeyi batwitse, urubyiruko, uturinde iminsi isigaye yo kurangiza umwaka. Migambi mibi ya Satani turayihagaritse, dukeneye imbaraga n'ubutwari bwawe. Mana urakoze kuko uzadushoboza tukaberera amaso isezerano. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu. Murakoze, reka tubahe telefone twihuse. Ni 0785 98 na 0722 74 34 931. Naho muri buduhamagare, reka umushumba nawe abahe telefone, turaza kubafasha mu buryo burambuye. 07 824 39 754. Murakoze, muzagira umwaka musha muhire. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.